imana izanyura mu nzira z'ibyo wumva. Imana iranyura mu Imana izi ikintu izabimaza we. Imana izi ikizabimaza. Uko kubaka ni Yesu, burya ni Yesu ari hejuru ya byose. Mana ngo ubuniye wakiyaranja, gukiyaranja ngo ukagira ngo ahantu nereka, ukandi ngo urabona ngo nabyo nabishobora. Henga Imana inyure mu byo. Ariko hazabaho n'ikindi gihe cy'imyaka 7 y'inzara, abantu bajye basenga amasengesho y'agahato. Kandi ntimwigirire nabi, Imana yarabatekerereje. Amen. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo mu itorero ryo mu Gatenga, paruwasi ya Gatenga. Ndashima Imana n'abantu bayo. Kandi turashimira abayobozi b'itorero batugiriye icyizere binyuze muri mwarimu. Mwuka wera akamurarikira muri twe cyangwa muri we. Imana ikabona ko dukwiye guhagarara imbere y'abantu beza nkamwe b'icyubahiro, kandi Imana yubaha. Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha mwarimu. Kandi namwe mwasize ibyanyu mukaza kumva icyo Yesu avuga, mugatanga amasaha iminota ingana gutya. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Biribuze kungora ko ijambo nahawe rirandusha imbaraga, ariko Mwuka wera aramfasha kurisobanura kuko ari we wari impaye. Amen. Dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya 45, umurongo wa mbere turageza ku wa 8. N'amagambo asa nkaho ari maremare, ariko turaza kuyasobanura nk'uko Umwuka abiduha kubivuga. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 45, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 8. Mana ishimwe. Mirongo ine na gatanu, Itangiriro 1 tugeze ku murongo wa 8. Haravuze ngo Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati nimusohoke. Abantu bose bambise, ntihagira umuntu uhagararana na Yosefu. Yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati ndi Yosefu, data aracyariho. Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ntibayisaruriremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho, mugire icyo musiga mu isi. Ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana. Kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Amen. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 9 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cy'9 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Yohana 9:1 tugeze kuri 3. Haravuze ngo akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza ati mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Amen. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo
igice cya mbere umurongo wa 15. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 15. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere dusome umurongo wa 15. Haravuze ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose yuko Yesu Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha muri bo ninjye w'imbere. Ariko uyu murongo niwo nagendereye we. Haleluya. Uyu murongo wa 15 turavuze ngo ariko icyatumye mbabarirwa nukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri nje uw'imbere kwihangana kwe kose ngo mbi cyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Imana ishimwe. Turaza kuririmba, ndumva mfite amavuta yo kuririmba, ariko kandi tuganire ku ijambo ry'Imana. Iri jambo rifite intego cyangwa se isanganyamatsiko cyangwa umutwe w'ingenzi uvuga ngo ibyakubayeho byose Imana izi icyo izabimaza. Imana izi icyo izabimaza. Imana ifite impamvu yabyemeye. Joseline kuba ari mugufi aresha uku nguku, Imana izi icyo izabimaza. Joseline kuba avuka Ikibungo, Imana ifite icyo izabimaza. Kuba waratinze kubyara, waragiye mu rugo wizeye ko nawe uzagira amahirwe nyine ugahita witwa mama bebe cyangwa papa bebe, bikaba byaratinze, Imana ifite icyo izabimaza. Siko muri kunyumva? Kuba umeze uko, kuba uteye uko, kuba uri munini gutyo, kuba uri muto gutyo, Imana ifite icyo izabimaza. Hari umuntu nzi Imana yahakaniye iramubwira ngo wowe ntuzabyibuha. Arasenga ayo masengesho nanjye nari nyarimo kandi icyo cyifuzo nanjye nkifite. Imana iramubwira ngo muri pepiniyeri aho bashyira indabo ngo habamo indabo z'amabara menshi ngo kugira ngo pepiniyeri iryohe imere neza. Iramubwira ngo wowe ntuzabyibuha. Nzi n'undi Imana yahakanira iramubwira ngo wowe ntuzananuka. Imana ifite icyo izabimaza. Yosefu ni umuhungu wa Yakobo wa Isaka wa Aburahamu. Bafite igisekuru cyiza kuko Aburahamu yizeye Imana. Itangiriro 12 harabanga Aburahamu yizeye Imana, yumva ijwi ry'Imana, ngagenda ameze nk'utazi yajya, ariko avuga ngo ubwo ari Imana inyohereje ahinjyanira haze kandi nzabaho. Aba bahungu bakomoka ku mugabo wumvise Imana. Imana ibwira Aburahamu iramubwira ngo uzabyara, nubwo ubona kuri Sara umugore wawe nta byiringiro arashaje, ariko burya ureba muri Sara harimo abana, harimo amahanga. Ndashimira Imana ibona ibyo abantu batabona. Sara na Aburahamu barabyara, babyara Isaka. Isaka aza kubyara, abyara Yakobo, amubyarana na Esawu. Ariko biravuga ngo Imana yakunze Yakobo imurutisha Esawu. Yakobo aza guhunga, murabyibutse ko yibye umugisha wa mukuru we, aragenda. Imana igendana nawe, ageze i Beteli, biravuga ngo araryama, arasinzira ananiwe. Nijoro ngabona urwego ngo ruriho abamarayika bazamuka n'abamanuka, ngo Imana iramubwira ngo Yakobo we, nzabana nawe, nzagendana nawe. Ahigira Imana umuhigo, abwira Imana ngo numpa ibyo kurya n'ibyo kwambara muri uru rugendo, n'ingaruka nzakubakira inzu hano. Imana irabyumva. Imana izi icyo izabimaza nshuti zanjye. Haleluya. Nguyu Yakobo kwa Labani abaye ya myaka igera muri 20, arongera arataha
agaruka mu rugo, agarukana n'abagore n'abana. Imana izi icyo izakora. Mu bana Yakobo yabyaye harimo uwitwa Yosefu. Iri jambo twasomye, Yosefu ngo yari umwana uvuka kuri Rasheli, wa wundi Yakobo yatendeye imyaka 14, n'indi 7 nyine yayindi nyine bamugize kwa kundi iba 14, ariko arihangana. Munyikirize haleluya. Rasheli amubyarira Yosefu, ashima Imana ngo Imana impaye umwana ku mugore naruhiye. Ashima Imana, aranezerwa. Biravuga Yosefu Yakobo aramwohereza ngo ajye kureba bene se aho baragiraga intama n'ihene ari imikumbi. Biravuga ngo nuko bene se bamubonye, ngo muri iyo minsi Yosefu yararotaga. Ubwa mbere ngo yaraje abwira se na bene se, arambwira ngo iri joro narose nagiye kubona mbona turi mu murima duhambira imiba, ngo ngiye kubona mbona imiba ya bene data yose yikubise imbere yanjye, ngo wanjye usigara wemye. Isi aramubwira ati nkubwire mwana wanjye, birasobanuye ngo uzayobora bene se. Ikindi gihe ngarongera ararota, ngajya kubona abona inyenyeri n'izuba n'ukwezi ngo byikubise imbere ye. Ise Yakobo arambwira ngo nkubwire mwana wanjye, burya Uwiteka yavuganye nawe, yakubwiye ko njye na nyoko na bene so tuzakwikubita imbere. Haleluya, haleluya. Biravuga ngo nuko izo nzozi bene se wa Yosefu barazumva, ngo batangira kumwita Karosi. Bajya bamubona aje bati Karosi araje. Umunsi umwe abagemuriye rero, ise yari yamubwiye ngo ihute usange bene so mu mikumba aho bari, ujya nunzanira amakuru yabo kandi ubashyira umutsima, hanyuma musangire wongere ugaruke. Agenda asanga imitima ya bene se yarahindutse, ngo bamubone nko hirya, baravuga ngo nguriya Karosi araje, nguriya Karosi araje. Imana izi ikintu izabimaza we. Imana izi ikizabimaza. Haleluya. Baravuga ngo uwo Karosi araje, ngo bajye inama yo kumwica, barabigambana. Ariko witwa Rubeni aravuga ngo nta mpamvu niba yo kwishyiraho amaraso ya mwene data. Yutahita ababwira ngo mfite igitekerezo, mureke tumugurishe ibiceri n'abishimayeli. Ngo baramugurisha, ariko mbere yaho ngo bafashe umwana w'ihene, bafashe ihene barayica. Iyo ngeze hano hantu ndatangara cyane. Haleluya. Ngo bafashe ihene barayica, ngo bafata ikanzu Yakobo yari yaramudodeshereje nziza, ngo yari ikanzu nziza kuko urukundo rwose yari yararushize kuri Yosefu, ngamudodeshereza ikanzu nziza. Iyo kanzu nayo yaje kuba ikibazo muri bene se. Baravuga ngo ngiki kimenyetso simusiga kizatuma data yemera ko Yosefu yapfuye kandi Yosefu ariho. Ngo bafata ihene barayica. Kuki bene se wa Yosefu batisha intama? Ako kantu mbahayemo umukoro, ubutaha n'ingaruka muzambwira. Kuki bene se wa Yosefu bishe ihene ntibica intama? Ngo bafata ya kanzu ya Yosefu, ngo bayinika mu maraso y'ihene, ngo bagenda barira. Njya ntangara, njya nitegereza Rubeni, umuntu w'umugabo agenda abwira se ngo papa yapfuye kandi abizi ko Yosefu ariho. Muri kureba iyo filime, reba Rubeni na ba Isakari na ba Yuda na ba Simiyoni na ba Dani na ba Gadi, abantu b'abagabo bagenda barira bavuga ngo Yosefu murumuna wacu yapfuye kandi ariho. Imana izi ikizabimaza. Baramugurisha ibiceri 20, reka mbyite gutyo. Nguyu Yosefu agiye yambaye ubusa, agenda arimba atari umunyagano, ngagere muri Egiputa, ngo ukuboko kwiza kw'Imana kumugendaho. Kuboko kwiza kw'Imana kumugendaho. Hari ukuboko kwiza kutangaragara gukora imirimo mu buzima bwacu, kugendana natwe, gukorana natwe, kuturwanirira buri munsi na buri saha. Uko kuboko ni Yesu, burya ni Yesu, ari hejuru ya byose. Uko kuboko ni Yesu, burya ni Yesu, ni uturwanira intambara. Nguyu Yosefu ari kwa muka Potifari. Nimwitegerezo Yosefu umugabo warose, ngo yabonye inyenyeri n'izuba,
ngo yabonye imiba yikubita imbere ye. Kuba afite inzozi ntibimubuza kuba kwa muka Potifari. Ikintu kizakura Yosefu kwa muka Potifari ni ubuhamya. Reka nsubiremo aka kantu. Ikintu kizakura Yosefu kwa muka Potifari kandi ntahagaruke ni ubuhamya bwiza. Nagasubiramo bwa gatatu. Ikintu kizashyigikira Yosefu kuva mu cyumba cya muka Potifari akahava burundu by'iteka atazahagaruka ni ubuhamya. Yosefu ukakora imirimo yo mu rugo, umugore aramwitegereza. Bibiri iravanga musaba ko baryamana, ngaheza abagore n'abakobwa n'abaja. Arabwira ngo nimugende uyu munsi mbahaye visite, mugende aho umuntu wese ashaka ajye. Ngasigarana na Yosefu mu rugo. Bibiri iravanga ngo Yosefu aramwitegereza mu cyumba, aramubwira ngo numvise Imana ya sogokuru Aburahamu, namenye ibyo ikunda. Imana ya Isaka nzi ibintu ikunda, Imana ya data nzi ibintu ikunda, kandi nzi neza ko iyo umuntu ayihamirije aho abantu batareba. Haleluya! Imana ireba, Imana yumva. Abwira muka Potifari ngo ijisho ry'indeba utayireba ndaryubaha, indeba utayireba ndaryubaha. Bibiri avuga Yosefu muka Potifari ashaka kumufata ku ngufu, ngo Yosefu yikura umwitero arasohoka. Ahantu harimo akantu gakomeye umwuka yamishuri. Yarambwiye ngo agakiza gatanga umwitero, ariko umwitero ntutanga agakiza. Reka nsubiremo. Kwemera gutakaza umwitero mu cyumba kubera agakiza bizatuma Yosefu yongera kwambara. Hariya hejuru muri kunyumva? Kwihanganira isoni z'ubwambure bw'iminota mikeya akajya muri gereza akamaramo iriya myaka bizatuma yongera kwambara. Azambara Yosefu kandi cyiza, ntazongera kwambara imyenda yaguriwe na muka Potifari. Ukuntu Yesaya yavuze, yaravuze ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko bazatungwa n'imirimo amaboko yabo. Niba hariho umubyeyi umwe wasebye mu isi kandi agaseba mu bintu mu minota mike, nukubona uwaburi umugaragu we yicaye mu nama, umwami Farawo ari kuvuga ngo tuzakura he. Ntago nzi niba munyumvise. Niba hariho umubyeyi umwe, nta muntu upfa adasebye, ariko muka Potifari yasebye cyane. Nukuba ari mu nama, ari mu nteko irimo abayobozi, inama iyobowe na His Excellency witwa Farawo, akajya akabona uwari umugaragu wamwogerezaga ibyombo akoropa mu nzu. Niba hariho ikintu gikomeye Imana yakoze munsi y'ijuru, hari ijambo nasomye mu Migani riravuga ngo hari ibintu 6 ndetse 7 bitigisize. Avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo kimwe ngo nukubona uwari umugaragu ahindutse umutware. 6 ndetse 7 bitigisize, nukubona uwakogerezaga ibyombo. Ejo mubwira uti Karamafande, ndiyo afande, ndafashijwe Joseline. Imana izi kizabimaza. Imana irakizi. Biravuga ngo Yosefu umwami amutumaho byikubagaho, kumbe ngo hari umuhungu bari kumwe muri gereza basangira ibigori, bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangira ibyabo,
bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi, imbwa ze zigahaga, wowe uri imbabura imanitse. Data we, aba bana b'abahungu batatu basangiraga ibigori muri gereza. Yosefu n'abandi bahungu babiri bakoraga ibwami, ngo bose bararota. Bagira gute? Waretse ko Imana izanyura mu nzira z'ibyo ushoboye. Imana izanyura mu nzira z'ibyo wumva. Imana izanyura mu nzira z'ibyo usaba. Munyikirize haleluya. Lotai bimona salaona. Elo tabenemai. Sha olemene post. Ebona likotaya menefa. Imana izanyura mu nzira z'ibyo wumva. Imana iranyura mu nzozi, kuko ibizi ko Yosefu ari mu nzozi bahurira. Ariko twakomeye umwami wanjye amashyi we. Haleluya, haleluya. Se wowe uragira ngo Imana inyure mu mashanyarazi warize ubuganga? Ngo Mana ngo ubu niyo wakiyaranja, gukiyaranja ngo ukagira ngo ahantu nereka, ngo kandi ngo urabona ngo nabyo nabishobora. Henga Imana inyure mu byo uzi, mu byo ushoboye. Abitorero haleluya. Bararota. Umwana ambwatira ijoro narose kandi nagiye kubona mbona ndimo ndahereza umwami, nasubiye mu kazi, ndimo ndamuha umutsima, ariko ngiye kubona mbona inkongoro zibundiriye ku mutwe. Yosefu turapfuye, wowe urapfuye, nturiho. Biravuze ngo uzasubira ibwami ariko baguca umutwe. Undi baramubwira ati nge narose nongera kubona mpereza umwami vino. Aramubwira ati sha akazi uragasubiranya ariko nugerayo uzanyibuke. Biranarayisomye ndatangarira avuga ngo nuko uwo muhungu ageze yaramwibagirwa. Imana izi kizabimaza. Umunsi umwe habaye ibintu bikomeye ngo umwami ararota, ariko Imana yongera inyure mu nzozi ariko. Haleluya. Reka umwami yongera anyure mu nzozi ariko. Nose Yosefu ashoboye kurotora nta bindi asi. Nizo sasi nta bindi asi, nibyo ashoboye. Niba wowe ubwiriza reka Imana inyure mu ijambo. Niba uhanura reka inyure mu buhanuzi. Niba uhugura reka inyure mu guhugura. Niba uririmba reka inyure mu ndirimbo. Bibiliya irambwira ngo umwami ararota. Ngo ararota, buri umuntu umusobanurira inzozi. Ararota umwami. Iryo joro umwami abura amahoro, ngo ajya kubona inka z'umwaku, ngabona n'izindi zirindwi zibyibushye. Ajya kubona abona za nka z'umwaku ngo zimize za zindi zibyibushye. Aravuga ngo kuva mbayeho sindabona aho inka zinanutse zimira. Kuva nabaho sindabona inka zirya izindi nka. Agisinziriye abwiye umugore ati biracitse ndose inka zirya izindi. Umugore ati sheri humura wongera wiryamire nta kibazo. Agihombeka amaso agisinzira ngarongera ararota. Ngajya kubona amasaka 7 y'amahundo meza, ngabona nandi mahundo mabi, ngateye umwako. Ajya kubona abona amasaka miza yandi masaka. Ati kwa jina la Yesu. Bibiri ngo mu gitondo siwe warose bucya, ngahamagaza abakonikoni n'abapfumu n'abarozi ngo baze gusobanura inzozi, ngo habura numwe. Erega nta waboneka keretse inzira y'umuntu wasenze akamenya hano Imana ivuganira nawe. Niwe uzasobanura inzozi z'umwami. Hawe Imana ishobora gufunga connection y'igihugu n'isi kugira ngo irengere umukiranutsi umwe. Ntabwo nzi niba abantu nk'icumi banyumvise. Imana yafunga connection y'abantu 1000. Umva ukuntu ibwiye Yakobo, iramubwira ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe kubwa kuko wambereye inkora mutima. Hari umuhanga umwe wavuze ngo amasengesho y'abakiranutsi 5 ashobora kuvuguruza inama ya ONU. Abakiranutsi 5 basenze mu isi bashobora kuvuguruza inama ya ONU yose, ibitekerezo bigahinduka kubera amasengesho.
reka inama yawe nirorere iburizemo ya mahemba kugendaho twigumira iwacu byawe ntitwanabimenya. Imana ibaha amahoro n'imigisha. Yo Bibiliya vangwa umuhungu Yosefu yasobanuriye aramubwira ngo harakana kagahungu nasize muri gereza nagaheburayo kandi ubwo mperukana nako kari kuzuye umwuka wera. Ubwo duherukanye yari afite imbaraga, yari afite ijisho. None mugatumeho tugatestinge turebe ko za mbaraga zikikarimo. Imana yari yaje, Imana yari yaje. Bibiliya vango Yosefu bamuhubura muri gereza, bamunyuza muri saro, barabanza baramwogosha. Kandi koko Yosefu akwiye kogoshwa agasa neza kuko ntazasubira kwa muka Potifari. Ariko ndi nkamwe nakomera Yesu amashyi menshi. Ese tubihuze n'ubuzima tubamo iby'Imana igenda ikora. Ko wari uzi ko utazashaka ugashaka uzongera kuba umukobwa? Uzongera kuba umukobwa? Ese ko wari uzi ko utazabyara ukaba ubyaye kabiri gatatu ubwo uzongera kwitwa utabyara? Ibyo gushima Imana murabigendana, murabifite, mufite ibihamya bibegereye, mwicaranye, mwambaye, mugendana. Ariko Mana, haleluya, abataramiye Imana twese haleluya. Yosefu ngo baramuzana asanga inama irimo abakonikoni, irimo abaministers, irimo bose, inteko yose yateranye. Umwana w'umuhungu ufite uvuye muri gereza ariko ufite umwuka wera. Umwami aramubwira ngo niko niwe bandangiye ushobora gusobanura izo nzi, witwa nde? Nitwa Yosefu. Iso ninde? Ni Yakobo. Yakobo wa Yesu, Yakobo wa Isaka. Isaka wandese Aburahamu. Aburahamu se ninde? Ni umugabo Imana yavuzeho imukura muri Uriya Bakarudayi imujyana mu gihugu. Iyo Mana ye niyo nizera, nihishura ibihishwe bitamenyekana. Farawo aramubwira ngo ngaho rotora inzozi narose. Abaramubwira ati nagiye kubona mbona inka 7 zinanutse zimizi inka 7 zibyibushye. Bisobanuye iki? Yosefu abaramubwira ati umva uko Uwiteka ambwiye ati wi bipatosi biramufata ati wi izo men. Rusake barayibajije ngo mbese iyo ujya kubika ubundi ubigenza uti? Ndabanza nkabyiyumvamo. Siko tubona wigira gutya ati by'iwacu nuko bigenda nyine tubanza tukabyiyumva. Hari ukuntu biza tukabyumva ko Imana yaje. Hari ibintu biduhuza n'Imana iyo yaje turabyumva. Hari agace Imana ishobora gukora mukavuga ati iyi ni Imana ije. Hari uruhande Yesu yakoramo ukavuga ngo uyu ni Yesu uje. Yosefu baramubwira ati ndumva Uwiteka ambwiye ngo inka 7 warose zibyibushye n'imyaka 7 y'uburumbuke. Igihugu abantu bazarya bibagirwe gusenga. Amasahani aribwo icyumweru umuntu yariye 3 ku munsi kuba 7 wumve. Amasahani 21 bafata breakfast barya saa sita barya na nijoro. Imyaka 7 y'uburumbuke igihugu cyera. Ariko hazabaho n'ikindi gihe cy'imyaka 7 y'inzara abantu bajye basenga amasengesho y'agahato. Senga y'ibiri ukiyongezaho 2 kubera ko ibiryo byabuze kuri saramanje nta kintu kiriho. Abarambwira ngo ariko ndashaka kukubwira ubwenge, toza abanyegiputa gusenga bajye barya gake basenge cyane kugira ngo banakore ekonomi. Bwira abanyegiputa barye bice bahunike basenge. Umuheburayo we kumbe ari muri systeme y'iby'iwabo ariko arashaka kubyinjiza mu banyegiputa. Arabizi ko iwabo barya gace bagasenga cyane. Hanyuma iyo myaka 7 nirangira ikindi gihe cy'inzara abantu bazaba barahunitse
barya ibyo bahunitse. Kumbe Imana iri gutegura inzara i Kanani ngo za nzozi Yosefu yarose zizasohora. Imana ifite ikizabimaza. Inzara iratera i Kanani. Yakobo abwira abahungu be arabwira ngo nimujya guhaha muri Egiputa namenye ko ibiryo bihari. Ibiryo abantu badafite ibiryo Imana ibagaburira. Imana ibagaburira pe. Ngo bagenda bagiye guhaha ngo Yosefu ababonye arabamenya ngo ntiyabihishurira ababaza amakuru yose ariko arabihorera. Ubwa kabiri arabwira ngo nimusubireyo ariko munsigira umwe muri mwe nabwo ntiyabihishurira. Ubwa gatatu abarababwira ati ninjye Yosefu, ninjye wa wundi mwagurishije. Iri jambo twasomye, haleluya. Abarabwira ati nimwigirire nabi, burya Imana yari yarabitekereje mbere yanyu, yanyohereje muri Egiputa kugira ngo nzagire umumaro mu gihe gisa n'iki. Kandi ntimwigirire nabi, Imana yarabatekerereje inyohereza inaha kugira ngo nzabagirire umumaro mwebwe n'imiryango yanyu. Imana ifite ikizabimaza. Torero ry'Imana, haleluya. Jambo twasomye muri Yohana ndashaka guhuza neza n'iminota umuyobozi wanjye yampaye. Yesu ngo ari kugenda n'abigishwa be, Bibiliya yavuze ngo bakigenda bakigira gute? Ngo bahura n'umuntu wavutse ari impumyi. Ngo abigishwa baratangara baramubaza ngo mbese mwigisha uyu niwe wakoze icyaha cyangwa n'ababyeyi be? Ngo Yesu arabitegereza arabwira ngo ibintu byabaye kuri uyu mugabo Imana ifite ikizabimaza. Haleluya. Ibyabaye kuri uyu mugabo si ingaruka z'ibyaha, si uko atasenze, si uko ataraye za kanyarira, si uko atagiye kizabonwa, si uko ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ni ukugira ngo ibitekerezo by'Imana, uyu mugabo yarabereyeho kugira ngo Imana igaragaze ko, yerekane ko ishobora byose no guhumura umuntu wavutse arimo. Nicyo cyari kimubeshejeho. Haleluya. Pawulo abwiye ngo Timoteyo, aramubwiye ngo mu bintu Imana yatekereje kera ngo yatekereje kumbabarira. Ariko Mana we, Imana yatekereje kumbabarira ngo kugira ngo izagaragaze kwihangana kose. Umva, ijambo ryamfashije cyane, reka nongere ndisome kandi. Haleluya, 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 haleluya. Umva impamvu Pawulo yababariwe. Igice cya mbere umurongo wa 16 haravuze ngo ariko icyatumye mbabarirwa ngo ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri nje uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwisera bagahabwa ubugingo buhoraho. Umva umusaruro wo kubabarirwa kwa Pawulo. Ndashaka ko mubyumva kandi ndaceceka uko mubyumvise. Haleluya. Kubabarirwa kwa Pawulo ngo Yesu abifitemo umusaruro ngo nukugira ngo azerekane kwihangana kose. Birasobanuye ngo Pawulo ni ikigega, Pawulo ni stoke, Pawulo ni igishushanyo mbonera cya Yesu Kristo azerekaniramo abantu bose ko kwihangana bibaho. Ndabivuga nte mwami Yesu, Imana ifite ikizabimaza. Kubabarirwa kwa Pawulo ni ukugira ngo Yesu ajye abona umuntu yirata avuga ngo ihangana ariko nuko utarabyarana ntuze yarihanganye. Kubabarirwa kwa Pawulo no kugirirwa imbabazi muri Kristo Yesu ni igishushanyo mbonera
ko Yesu azajya kubwira ngo ihangane ariko na ntuze yari ihanganye. Umva umusaruro uri muri iki kintu. Pawulo abwiye Timoteyo arambwira ngo icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye kwihangana kose. Biravuze ngo kubabarirwa kwa Pawulo Imana ibifitemo inyungu muri preza no muri fitile. Ayiwe, kubabarirwa kwa Pawulo Imana ibifitemo inyungu za none ejo hazaza. Kubera iki? Ni igishushanyo cy'abagabo bihangana. Umusaruro Imana ibifitemo. Umva nkubwire. Imana ishobora kwemera ubukungu kumeze, hagira n'umuhanuzi uguhanurira, Imana ikabyanga, wajya no kureba bakureberamo bikanga, kubera ko Yesu arashaka kwerekana kwihangana kose. Yesu ashobora kwanga kujya muri Amerika, bene wanyu bose ariho baba. Yesu ashobora kwemera ko umara imyaka 20 uri ingumba, bene wanyu bose bazitwara iryo joro. Yesu ashobora kubyemera bitewe n'impamvu n'umusaruro azabikuramo. Bene ibyo nta muntu ubisengera, si n'impamvu za dayimoni, nta n'abarozi baba babirimo, ni Imana ibibirimo. Bene ibyo niyo wabirarira akanyarira ntibyahinduka. Ninde wabwiye ko murusha Hana gusenga? Hana mumurusha gusenga? Mwanyikirije torero mwiwe. Ninde urusha Hana gusenga? Umugore utwara igitambo buri mwaka akajya gushima Imana n'umugabo we. Abwira Imana ati wampaye umugabo imyaka ikangana n'iriya ntango kuringana. Imana igeze iravuga iti nkugira imbabazi Hana we. Ibyo nta masengesho babisengera, keretse Imana iyo yuguruye amarembo. Abaje gusenga haleluya. Torero ry'Imana munyikirize haleluya. Imana izi ikizabimaza. Nabwiye mwuka wera kiri jambo numva rindusha imbaraga, ndarivuga gutinya Rugenge. Hari abantu bakeneye Yesu, hari abantu bakeneye Imana. Irambwira ngo ugende ubabwire ngo ngiye ubwanjye Uwiteka nzi icyo nzabimaza, ibibariho byose nzi icyo nzabimaza. Impamvu 9 zumvikana, arambwira ngo nze kuzibabwira. Impamvu ya mbere, haleluya, nimuhumure reka. Impamvu ya mbere yambwiye ngo impamvu azabibyaza umusaruro ngo nuko abizi, ngari yizeye ko avuga ibyo azasohoza. Mashimeshi kwa Yesu tuyamukomere twese ababishaka. Imana ni Imana yigirira icyizere kugeza ku kigero ivuze ngaho kugira ngo ijambo ryanjye riveho inyuguti imwe, isi n'ijuru byazingwa nk'urupapuro. Imana iriyizeye mu mvugo yayo, iriyizeye mu byo yavuze, iriyizeye mu byo yakubwiye. Imana iriyizeye cyane. Imana iriyizeye, irabizi ko izabisohoza. Mwabyumvise? Imana iriyizeye. Impamvu ya kabiri, Mana we umfashe, yambwiye ngo impamvu ya kabiri nuko yifitemo ububasha bwo kubikora. Ayo
amashyi nibara ya Yesu tuyakomera icyarimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubwayo Imana iyi mwicaye imbere yifitemo ububasha, yifitemo ubushobozi, yifitemo icyizere. Bibiliya ngo niyigira ikirema kandi ikagikomeza. Imana yifitemo ububasha. Ni Imana yifitemo ububasha. Icya gatatu yambwiye impamvu yacyo, irambwira ngo irabizi neza ko nta wayivuguruza. Irabizi neza ko nta wayivuguruza. Irabizi neza cyane ko nta wayivuguruza, nta wayikoma, nta wayikoma mu nkokora. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Imana iriyizeye kugera igihe ishobora kuba iri mu nama z'abakomeye ikabanga iyo myanzuro mufashe ndayanze, kuko njye Uwiteka ntawe umvuguruza. Imana yambwiye ngo nta wayivuguruza, abayivuguruza. Icya kane ngo gituma Imana izi impamvu ikizabimaza biriya byose bikuriho. Yambwiye ngo icya kane ngo yifitemo ububasha bwo guca inzira aho zitari. Ayo mashyi murayakomera Imana, ari make cyane. Iyi Mana mwiriwe imbere, yewe Nyarugenge we, iyi Mana mwirirwa imbere ngo yifitemo ububasha bwo guca inzira aho zitari. Yifitemo ububasha bwo gushaka inzira aho zitari. Umukuni ibwiye Kuro, umukuni ibwiye Kuro we, umukuni ibwiye Kuro, iramubwiye ngo Kuro, nzakugenda imbere kubera ko ni njyewe uzaca inzira ukamenya aho unyura. Nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa, ibindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, kandi nzaguha ubutunzi uhisha ahantu mu mwijima. Duhereze Imana icyubahiro twese. Haleluya torero, haleluya. Imana yifitemo ububasha bwo gushaka inzira, gushaka inzira, maze n'intore z'u Rwanda zishakira inzira. None niba intore z'u Rwanda twishakira inzira, Imana yo kabyara, Imana yo gaheka, Imana yaduhaye Yesu, yaduhaye agakiza, ifite ububasha. Mana we, tugeze ku cya kane, cya gatanu. Yambwiye ngo impamvu izi bikuriho n'ikizabimaza. Yambwiye ngo irashaka kurema urwibutso, souvenir mu Cyongereza, mu Gifaransa. Imana irashaka kugusigira urwibutso ku buryo uzajya uhagarara ukabona impamvu zo gushima. Utigute bo, mwarimu yatanze umwanya w'abashima Imana. Hano hakaza umwana w'umukobwa washatse afite imyaka 19 na 20, umwaka umwe barawuguze. Hakaza n'undi washatse afite imyaka 50. Murabyumva? Umwe yamutabaye ataratagangara, irashaka kumusigira urwibutso rw'uko yashatse afite 20. Hanyuma wa wundi yashatse atagangaye rero, nawe namuhirwa urwibutso mubwira iti burya washatse waratagangaye ninjye nakurengeye.
niba hari ibintu Imana ikunda ni ukuremera abizera amashimwe. Niba hariho ibintu binezeza Imana ni ugufata umwanya irema amashimwe y'abantu bayo. Hanyuma rero yambwiye ngo impamvu ya biriya byose ngo irashaka kurema urwibutso. Yambwiye ngo irashaka kurema urwibutso. Munyikirize amen. Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo nimumara kwambuka Yorodani ubwira Abisiraheli 12 bavuye mu miryango yose, buri muryango ukuremo umwisiraheli umwe ajya hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, buri muntu wese akuremo ibuye arisambukane ku nkombe muyarunde, kandi mufate nayo hakurya atabaga mu mazi muyafate muyifukire muri Yorodani. Bisobanuye iki? Biravuga ngo imusozi hakwiye kumenya imirimo y'Imana, kandi Yorodani twanyuzemo ikwiye gusigaramo ibihamya by'uko Imana yatwambukije Yorodani n'amaguru. Kansubiremo aka kantu nitonze. Yorodani mu mazi hagati hakwiriye gusigarana ibihamya by'uko Imana yatwambukije Yorodani n'amaguru. Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo impamvu nkoze ibyo ngo ni ukugira ngo abana banyu nibazajya bababaza iby'ayo mabuye mujye mubabwira ngo ni ukuri Uwiteka yatwambukije Yorodani n'amaguru. Imana irashaka kurema urwibutso mu izina rya Yesu. Hanyuma reka mvuga akanyuma, ibindi nzabivuga nagarutse. Akanyuma keza Umwuka Wera yanyongoreye, yambwiye ngo irashaka kukubyazamo ubutumwa bwiza. Yohana 12:10 kugeza 11 ni inkuru z'ukuntu abatambyi batinye Yesu ngo yagarutse i Betaniya yaje kureba Lazaro, ngo kuko batinye ko ngo ubwo yazuye ya Lazaro nagaruka kumureba ngo azabanyaga abantu. Reka mbabwire impamvu yo kuzuka kwa Lazaro ni ukugira ngo abayuda benshi bizere Yesu. Cyama mukanyumva we, haleluya. Ibintu byose Imana izagukorera nibidakora ivuga butumwa harimo erere. Inyungu z'Imana mu kugutabara ni ukugira ngo abakugose bavuga ngo ni ukuri koko Imana ya runaka ni Imana yo kwizerwa. Ayiwe, aya maboko twayazamurira Yesu nk'ibendera, munyikirize haleluya. Imana niguha akazi ntikavemo ivugabutumwa, erreur zero. Imana niguha kubyara ntibivemo ivugabutumwa, zero. Imana nikugira ukomeye ukava inaho ukagenda ntibivemo ivugabutumwa, zero. Imana yambwiye ngo mu byizabimaza ibiri kubabaho irashaka kubaremera ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Ayo mashini make tuyakomere menshi. Ubutumwa bwiza Yesu arashaka ko ibyo azagukorera bizatuma abanyabyaha bihana bakavuga ngo ni ukuri koko twizeye Imana ya runaka. Imana imurengeye niyo kwizerwa. Yesu nagukorera ubukwe buzabukwe bwo kuvuga ngo ni ukuri koko Imana ya runaka ni Imana yo kwizerwa. Wenda ntihazakizwe benshi ariko hazakizwe bake wenda bo mu miryango y'iwanyu da hafi, nubwo i Nyarugenge batakuzi naho uteranira tutakuzi, ariko nibura hafi iwanyu aho ngaho baza amateka yawe bazavuga ngo Imana ya runaka ni Imana yo kwizerwa. Haleluya, haleluya. Uwiteka azi icyo azabimaza, arabizi. Tujye gusenga Imana, minota yanjye irarangiye rwose. Ese wabuze impamvu ugeragezwa? Wabuze impamvu unyura mu makuba? Wabuze impamvu Yosefu yanyuze muri biriya byose nyuma akanesha akitwa intwari yo kwizera?
wabuze impamvu ba Dawidi abo tuvuga na ba Yefuta n'abandi babayeho mu buzima bushaririye ariko iherezo ryabo rikaba ryiza. Wabuze impamvu ugeragezwa, tujye gusenga tubwire Imana ngo Mana, niba kugeragezwa kwacu kuva muri wowe, duhe gutegereza igihe uzadukurira kuri uyu munzani. Kuko namenye ko hari ibigeragezo by'ubwoko butatu. Ikigeragezo cya mbere ni ikigeragezo Imana iguha uri mu ishuri kugira ngo wige. Icyo nta muhanuzi wagisengera, niyo yaba afite amavuta yavuye mu ijuru, nta wagisengera. Ikigeragezo cya kabiri ni ibigerageza abarokore mwikururiye, bizabasaba kwatura mugasanga abashumba bakabasengera. Ko niba warakuyemo inda ukasambana ugakora ibyaha ukica ukaroga ibyaha bikomeye by'abapagani, henga uhangane n'ingaruka z'ibyaha kuko warababariwe n'ibyo, ariko ukeneye ubundi bufasha. Ubwoko bwa gatatu bw'ibigeragezo ni ibigeragezo Satani adusabamo kugira ngo atugerageze, ariko ibyo byose Imana igiducira kanzu. Reka dusenge muri uburyo bubiri rero. Turasenga tubaza Imana ngo Mana, mbese ibigeragezo turimo, intambara turwana nizo Satani yadusabyemo cyangwa nizo twikururiye? Hanyuma tubwire Imana ngo dukize iyo migozi yose. Icya kabiri turaza gusenga tubwire Imana ngo niba tugeragezwa bivuye kuri wowe, duhe imbaraga zo kwihangana no gutegereza. Imana ibaha umugisha. Muranyemera dusenge? Ayo mashyi tuyakomere icyarimwe dushimira Imana. Haraza kubaho umwanya wo gusengera ibyifuzo, haraza kubaho umwanya wo gusengera ibyifuzo, ariko reka mbinginge mwese duhaguruke dusengere muri iri jambo, tubwire Yesu ngo Yesu. Petero yaranditse aravuga ngo abageragezwa nk'uko Imana ishaka nibabitse ubugingo bwabo umuremyi, bakomeze bakore neza. Niba ugeragezwa nk'uko Imana ishaka, Imana izakugirira neza, kandi uzavuga ijambo nk'iryo Yobu yavuze. Yaravuze ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya, ngo ariko Imana nimpima ikabona amaze gushyika, izankuramo meze nk'izahabu nziza yatunganirijwe ku ruganda, kandi igirira nyirayo umumaro. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, haleluya. Wambwiye ngo ibintu byose biba ku bantu bawe hari impamvu biza, hari ikibitera. Urambwira ngo ibyo ufitemo uruhare byose uzabibakiza. Wambwiye ngo ibyo wagize mu ruhare byose nk'uko washyize Yobu ku isoko ry'ibigeragezo uzabibakiza, kandi uzabakuramo bafite ubuhamya bwiza nk'uko Yobu byamugendekeye. Icyama abantu bose baje gusenga bakamenya impamvu z'ibigeragezo byabo, bakamenya impamvu zo kubabazwa kwabo, bakamenya impamvu z'imibabaro yabo, bagahishurirwa ko Imana izashyiraho iherezo, bakarwana intambara nziza yo kwizera muri Kristo Yesu. Ntibatakaze ubuhamya, ntibatakaze imbaraga.